urabona rero dore job ihari niyi umukobwa ndamushaka ari umupfu uriya John aho nirafuta bura yumvise ko ari we twari turi gupfa ntabwo yamenye ibyabaye ese ubundi kuki ntamenye igihe yahagereye koko mwana oya ajye kumureba numva icyo abiziho ndabizi neza ntawe sinzi sawa tetere ndakubona nyine usikintu cyari kinzanye cyari nta kibazo ntabwo ndi bwicaye kuko ntabwo mwenda usikintu cyari kinzanye ese John buriya kiragiye wamfashe gute gusa tetere ndakubaha ariko sinzi ingeso umva nyine mubwire John ikintu cyabaye se umva gusobanurira kari agakobwa kari kamennyeho amazi kari kamenyeho amazi kandi nawe ari wowe wababara ukuntu abantu benshi bajya baza hano reba nawe kari kamenyeho amazi ariko yego duhagure ngo ikiremwa muntu ubumuntu nyine kari kamenyeho amazi nta mico sinzano wayikuye none se John ubundi ko bizingira umutima mubi nakubonye cyane oya none se ubundi ko tubana ujya ubona ngira umutima mubi nabirwa n'iki se gusa nakubonye ariko ujya utanga ubumuntu ntabwo ari mico myiza oya John nizere ko nyizeye ntabwo nabikoze kubera ko bwari nanjye nta kintu nabitinzeho gihagije cyane nta mwanya nabihaye okay nari nyine reka ngende gusa nizere ko unyizeye ibyo mubwiye ndakwizera akazi keza nawe kandi gusa ntabwo nabyibagirwa Hilary rwose urabona ko nanabikurikije nkabona natsinze neza ubu nicyo kinshimishije Imana ishimwe wakoze neza urakoze mukuru wanjye rwose ndagukunda kandi na mama ndamukunda urabona njya kanjye kari kurangira biri kugenda byanga ariko abana banjye ndabingenze kugira ngo muti ikibazo ubu ngubu kugira ngo wagira ngo iyo abantu bagize ibyago ibintu byose biba bibi reba nka muwaza wadusuraga mama hari akadufasha none reba ubu ngubu wagira ngo nawe yaratwibagiwe kuko ntagakiza kudusura ariko ni ugukomeza tukihangana ariko tubireke Imana izadufasha sibyo Imana izadufasha Imana nizi byose nta guhangayika tubireke nta kibazo Ngire ego sebari dore muhoza muho yandi muho cyatwaye turiho kukuvuga turakomeye twajya kugendera mu mwuka wera mana we umeze ko cyameze neza cyumva karibu n'uko pe urabona karibu numvishe ngo watsinze ego ko natsinze nabaye no wa mbere uza amanota yagize ego natsinze uzi ikigo bampaye bampaye ikigo cyiza ubyumve ariko urabizi yabaye wa mbere mu murenge umva nzakugura cyane ariko none rwose umva ikibabaje nubwo yatsinze nta mafaranga mfite yo kumujyana ku ishuri uzi ko ari njye sigaranye ariko nta kibazo ariko nyine tugomba kwihangana tukareba uko byagenda sibyo ndahari kugira ngo mbafashe nzagerageza nk'inshuti yanyu nyine sibyo yego uri kwakira umushyitsi sibyo tugeze ko twagize abashyitsi benshi umunsi ra ni ibyishimo gusa muraho yego makuru yanjye ni meza muraho ni byiza makuru ni meza iminsi myinshi uragenda nta kibazo dufite biragenda ndakubona bimeze neza gusa mwihangane byababayeho ndabizi ariko mbahoza ku mutima ndabazirikana wageje ukiyagira mwebwe cyane hanyuma se wowe ko mubona n'ubwo bwa mbere nanjye ndi inshuti inshuti ya Hilary na Helena meze neza bukeye gusa narinje kubasura ndanyumva ku pardon nawe nubwo twabivuganye
tumeze neza uretse icyo kibazo uracyumva se bana bongo ubwo nagiye ubwo turaza kuvugana neza n'imbere mu mugoroba gusa ntago ndatinya oya ntago natsinda wowe nyizera ndabikora rwose cyane uzi ko no ndi umudayimokasi nta kibazo ndaza kubikora nta kibazo bana nyizera nta kibazo oya cyane kare gusa nyine ndaza kuguhamagara ariko ndaza kubikora tu nta kibazo muza mwese ko mugiye ariko ubwo nazi nagiye mbona ariyo abana batameze neza hari icyo kibazo uri kubona nyine Irene yatsinze harya nibyo ko yatsinze ariko nyine mukuru afite ikibazo gikomeye cyane kimeze gute amafaranga y'ishuri cyane ubwo nicyo kibazo ubona abana batameze neza bameze neza gute se kandi okay noneho uragiye okay urakoze ko makuru urugendo rwiza urakoze cyane simeruka wigara iyi ndiga nanatsinze watsinze natsinze nabaye n'uwa mbere kuranga ibyo koko yatsinze ariko nose ko bivugaho ariko byatsinze si ibyishimo hari ikibazo gihari kuba yatsinze ni byiza hari ikibazo gusa ndahari nzabafasha ikibazo gihari rata mukuru wanjye afite nta mafaranga ahari yo kunjyana ku ishuri nicyo kibazo gihari si watsinze se natsinze mva nkubwire sinzi ndakuzi sindi dogiteri simba kumva humura uzajya ku ishuri uzajya ku ishuri mana we kimwe cyose gishoboka uzakimbaza uzajya ku ishuri mba imana ishimwe murakoze cyane nabonye Jay ntago arimo kunyumva neza ngo yumve ko ikindi namupeye yacu kandi kari agakobwa nako ngiye ndumva nta kintu nkora iki ntabwo yancitse rimwe ntiyancika kabiri nkora iki nawe ato kandi ariko mfite nimero ya Jay dore ngiyi Mabuja, yo. Akazi kenshi. Ubu nese ko nabonye ubwo utakimvije njye wabonye abandi bapampe. Ifungo ririmo se. Tubonanye ryari. Okay, naje uretse gatoya. Sawa neza. Sawa. Jay watinze ntabwo dutindana rero dore job hari niyo umukobwa ndamushaka ari umupfu ndamushaka ari umupfu ushaka ryari ari umupfu n'aka kanya ufite majura akoresha nkamubona yapfuye byakunda aka niko kazi kandi Jay ntabwo ubusanzwe ujya unkinisha ariko none unkinishije twabipfa abumbana nk'umuntu ugukinisha abantu okay kora akazi rero account ni yayindi ntabwo okay ntaribi noneho wowe ugira bucya tujya n'umuntu nawe akagira ko dufite
ku mugoroba wazwe nakubonye umutwe nazongeye maze karajya no guhima ya boss wari yamusinzi hi boss yajima boss ziki yinsi yego ni bitari bya gushiramo Muzimutse iki boss Kaga sisters. nakabonye akanda nakazi urakaza ndakazi urongera gukora ikosa nk'ibyo wakoze ubushize genda kwirangiriza shefu ntago nzongera rwose amatoro dutemo si uyazi nda ubwo uransanga mu rugo tuvugana ibyo akora umukobwa ndamushaka ari umupfu boss umunsi nari muzima boss akaba wowe nabonye muturanye ikintu nshaka ko nimugoroba ukatugezaho akangaka n'isaha agatahiraho ndayizi akakukabagezaho biroroshe kabisa Birumvikana iminsi ndi kubona imaze kunsiga ariko hari ikintu nibutse Ella uriya mukobwa yagiye hera Ella karame mama ariko muko igihe mba naguhamagariye ntuze ufite undi nyoko ariko mama nawe urasetse nari nzi ko wanyuze mu muhanda none winyuriye mu gikari icara hano rero mama ndi kubona ufitiye inkuru zishoshe mbaza ngo nabonye isake yambaye kositimu nkunda ko buri gihe ungezaho udushya oya rega vuga wazigiye ngiye kubona mbone sakabaka nyabingi y'amahemba ngahe mama nyabaze bwakwira bugake ntago ize nyagate byagenze bite se kandi ngumva ngo nari nshaka ngo ubufasha ngo mama arapfuye mama ntububwiye kumbwira ko ugiye kongera gufasha naguye igihumure byagenze bite se kandi ngo iki suze amaso karamende nawe ejo bundi ndabyumva ubu nasuye kwa padiri kongera kwikaka kongera kwikaka ntabwo byemera ngaho ngira binsubiriremo mbyumve neza ukuntu byagenze ngashaka ubufasha yonge namubye hano bakubeshya hano nagaro dutanga ya VIP ubufasha se kandi mama imitungo yacira biri kugabanuka ubwo izo muwe zawe ariko mwana wanjye si ibyo nyigisha sobanura ukuntu byagenze basi nyine njye nagiye kubona nyine kaje n'ubunono hirigiti nkaho hanaje gutabara ngo nyine ngo narindi gushaka ngo ubufasha ngo mama arapfuye yaramubyati nyine ntaribi nagende aba umushyitsi ku irimbi ubutaha nyine tuzamusanga yaramenye ngaho none se erega mwana wanjye ndagukura ibi byose mbikorera n'agakanaka ngo ni mubyara wanjye mubyara namubyara mu faranga namubyara mu murabona ko umunsi wa gahunda wageze wowe ndabona waje witeguye neza murabona twahuriye no kuri tele nta makosa nkeneyemo nta makosa nkeneye ntabwo dushobora ni meza cyane wowe ego ni njyewe mbega ukuntu usigaye waribujije yesu ego usigaye ubaheze ego kumva ufite akazi nyine niko mba mugiyemo yesu usigaye ufite akazi yego ntubibona se wowe wagize amahirwe disi ubwo si mwebwe mwazadushakiye basi tukayeko twe twavamo ubukene muri bane zabafasha nanjye yaramfashije usubuka ko nanjye nabona umva mana koko nkabona akazi nk'abandi bose umva masha Jumva wowe uba wananiwe akazi ariko nyine nawe ubundi wari waramuze bikabije ntabwo ari cyane nyine ni ukuri nshingima yesu bigenze bite ko wikanze koko siko nayo nibagiwe mama yari yanumye ngo nzajye kureba hariya hepfo inyanya mu gacyamo ariko nibagiwe ese ndi kwihuta nta kintu ndi bugufashe pe ntacyo wamfasha kandi sharira shyamba ndaritinya n'ubu ndumva mfite ubwoba ariko nta nubwo ndajyayo azigirayo
kuko ririya shyamba ndaritinya bimwe bitabaho ntabwo najya azigirayo ni ukuri ahubwo reka dukomeze nkwerekeze naho ubundi kujyayo ntabwo naza kuzireba azigirayo tugende nkwerekeze ahubwo oya reka ngwerekeze sibyo reka ngwerekeze bisuzugura mu mawawe umerekeze tujyaneyo cyangwa hari basi ubwo turi kumwe ntabwo abandi bugire ngaho ntari ngaho tugende sibyo nawe ubundi ntukajya usuzugura mu mawawe sibyo maze mu murima wanyu ni kure cyane kure nyine nanjye niyo mpamvu wabona igihe twagendeye we uranarushye ndanarushye rwose ihangane nyine iyo wihangane nakugoye gusa tugenda ko baraje rero bariya twitegure turi tayari bagera pe nibyo nanatoshereza mukomere turabafasha imana mushika ku gatebe murakoze mbere y'uko nicara nta muntu wari ngo agende ajye gukuramo ibintu biri hariya mu modoka zanye madawa wabwira aho ari za muzere n'abasore bawe Yakamana agira no mutume natwe turaza mukomere mwana ntabe neza mukama uno mushyitsi hari akantu aratuzanira w'abasaza bawe mu gice muzana ngo bitembo mu modoka fra umuntu aratemeye kabisa umuceri kabisa amavuta ewa dore ko handi wacu wari wanashyize washize kweli ibyo byo ni ibiki ewa ngo ni kawunga ubase twariye kukwesitara kumara turi kujya neza kabisa twihute tujye kubisangiza ababyeyi bacu twihute cyane ubizanye mbonye ntanamutse njyewe twari turi kuganira ariko buriya rero nakurebye mbona isura yaciye mu maso madahara hano waba umuzira ntabwo mwamenya kubera yuko nibwo bwa mbere nabasura ariko ni njye titirere w'ibitaro n'ubu wanyakoraho turakorana kandi turakundana titirere umuwa mungu wanjye kwa mungu wanjye yamenye ubwengera turakorana turanakundana ko twaribuza uyu munsi ariko urabona abantu babiri kugenda mu kazi ni ikibazo hari akazi kenshi abasigara ahubwo nabazaniye n'impano watuzaniye n'impano mu kazana umusaza we namuzaniye ikote twari waberwa mbega ikibabi dore umukecuru nawe namuzaniye ibitenge ubusera nawe nzakuzanira ubutaha ubu nakunganya iki rwose nta nabona icyo nguhemba uretse imana izaguhemba cyo kora ikindi gihembo ndaguhemba rero arayiduhaye ni uko igihembo nzaguhemba nuko nzaza kugisaba n'ishyo ryose nkaritanga urakoze nta akabanza k'amahindi igihe ndabyemeye umuhungu wanjye ahubwo ndamuha igitekerezo cyavuye rero umusaza wabigize neza ntabwo ntinda rero nabwiye ko namusize ku kazi wenyine akazi ni kenshi namusize ku kazi wenyine reka nihute noneho ubwo ukurikiyeho tuzazana
mwagize icyo muganira nawe wereka kiri imyenda mu nzu noneho ntabwo ndabikomba ndabandyambaye rwose barangiye ntabwo abikunda ari kubyumva ndetse ni gute muzazajya kubura kudusura tuzaniye n'umushyitsi ntakumenyeshe ntabwo yari kubibamenyesha kuko twe twapanze ko turazana twari dusa n'abantu nyine turaba tubatunguye ariko nyine ntabwo byakunze ariko noneho utaha tuzazana bigira ikibazo ahubwo mpa nimero yawe tuzajya tuvugana kenshi urakoze hariya ni mukamana tuzajya tuvugana kenshi wowe reka ngende reka dukore inzira Yaje arahari bose batandukanye turazirika koko nanjye ntabwo mbizi kuko turazirika ese ubu ntabwo nk'urusaku Diro neza amazi noneho kimwe neza ngo noneho igisigaye ntabwo nta mwanya mfite wo gukina hano mfite ikindi kiraka akawunti yawe ugasanga nabisoje nubwo wowe turavugana mu kanya nabisoje nk'umusaza John oui amakuru akashaka nta kigera ese ko mbona nta mahoro ufite wahora n'iki se mbwira ahubwo ufite ikibazo reka mubaza ariko reka tuganire uri inshuti yanjye ndabizi rwose muri iki kigo hari umuntu nabona umuntu utabona inde hari umuntu wajyaga gukora amasuku hano mumwita puranto gusa njye nubwo atari ko mwita ni wowe wakubujije amahoro kwe ko nabuze amahoro sindi kubibona se gusura inshuti yanjye ntacyo naguhisha reka mubwize ukuri nubwo umuntu ari umupuranto sindi dogiteri urukundo rujyaho rushatse wa mukobwa ndamukunda ushaka kumbwira ko wamukunze se ndamukunda ariko ranatangaye icyo ntanga uri kunseka ese gukunda ni icyaha ngaho mbwira ndamukunda rero ikintu kibona nta cyamuhangayikishije ntabwo ndi kumubona sinzi nimba ari cyo wamfasha gusa ndahangayitse dogiteri okay njye nakinaga mu bikomeye rero ndamukunda niba umukunda kandi ukaba waramubuze kandi we ko hari icyo nagufasha tu waba ukoze gusa nshaki mfasha gushaka ko ndashaka gukora inyuma y'iminsi nzakubwira kandi bumura pe ngiye kuba inshuti nziza sawa Oui, jamais beau kabisa. Kazi karari ahubwo nategereje umushahara nawe bose ntabwo uranyohereza yose. Sawa konti yanjye irafunguye shyira. Sawa. Mbwira umupampa akazi agasoze umushahara wageze nta kibazo. Salamu she. Akazi ko umukobwa karangiza ibyo birangira umushahara tugeze. Ubu wakabaye kuba wabirangije vuba vuba. Ako se uriya
umukobwa uri kumwana yica umukobwa mugenzi we ubundi ubu bari gupfa iki akagame mubwira abanza ariko nta gupfa kwica umuntu atazi kumenya kadafata fone yageze uko nshoboye nshyikeyo ataramushyikaho ngo mana buzundi kuzira iki mama we ndazira iki ndazira iki murajyanye sasa umukobwa ari umurambo uri ari hano boss sibyo yagiye boss mushaka kuvuga mu seconda 3 wagiye amasegonda 3 cyangwa nawe umucikishije sha ntago ari umucikishije amasegonda 3 mbe mu bunya boss kanze tumushaka bijya gucika kuri nawe mukobwa adamu rero twiriwe neza ndabona twishimye ariko mukobwa wabuze muri telefone kandi twaje tuje kuganira ngaha dutegereje n'umuhungu wacu dutegereje imfura yacu kandi nanone umukobwa uriya mukobwa bakunda n'abamukazana wacu nabonye yari yaradusuye kuko nta mukazana wasunduriye dutegereze inkuru nziza y'umuhungu wacu niyo dutegereje nta yindi pe akabyemera ntawe uzahesha amutabira mukuru ndakabambaga njyenga wampaye karibu siko bikona kwicibye nta turishimye umwishimye wanyesamo kuri icyo gihe ubona ibintu bidatatse hano mu mwici arega ni byiza cyane kwakira imvura nkawe n'umuryango muri si mu mpano habaye iki oya turishimye habaye iki uzi ikindi kintu kirenze ibyo byose ndabona ngiye bidasanzwe ikirenze ibyo byose yakize ikirenze ibyo byose nyine urakize amashyigo amatumve rero bambuganye ariko mbere yo kumubwira ko arangaje kuranga urakoze cyane ikintu wakoze cyiza intambwe y'abagabo uragiye urebye umukazana umwari w'u Rwanda yaraje reka banze mubwire yaraje dore reba hari rero ni kote yanzaniye ikibabisha databa nkuru reba bataba ikibaba ni umukobwa wakizana ibitenge byazanye mama warambaye imifuka y'imiceri yarazanye imodoka ahubwo uriya niyo turaje ugire tubipange amasaka ndayafite byose nafite ntacyo mbuze isho ry'inka nzaritanga sister mwase kabisa sister ndi kubona mu rugo
umukobwa amakote ibitenge ibiki kubona njye muri kuncana shira wanjye yaje kumaze iminsi namuzisi yaje yanyuze umukunzi ndamufite igihe cyo kumuzana ntabwo kiragera ariko mumubwira b'imakote kuko nzi ko zitangiye nibwiza ukuri rwose urabizi turakundana ukambwira nyine ni umukobwa w'inzobe mwiza w'umusirimu yaraje nyine ashyira mu modoka nziza ariko araza azanira ku ikoti amuzanira ibitenge mama w'inzobe wambara amarinete yesi w'umusirimu imva se sirakira si inzobe si yambara amarinete ariko se nemera gusa urasine so wamwohereje turebe ntacyo mbwiye 0.8 ntushaka kubyibona kare ni kayo mwumva urabona ntabwo mwumva bishoboka ntabwo arimo kumva neza subira mu ngo mvaje papa nanjye nakubanje gukora niho mpaze ndicara kuko nta kibazo njyewe umukunzi ndamufite gusa umukunzi mfite ntabwo ari wo waje umukunzi mfite ntabwo ari wo waje uraniye uko muzajyana none se ariko nawe wakunze ni nyine ndakubwira reka manamba gatuma mubaho reka madamu ceceka nawe urugo rumwe nane ni njyewe icyo mubwiye ni kimwe umugore mwiza umuhabwa n'Imana kandi mu Kinyarwanda baca umugani ngo umutima w'iki umugore ni umutima w'urugo kandi umutima w'urugo none se ubanza ni umugore ngenda ndabanza icyo mubwiye icyo mubwiye ni kimwe tuza wumvise nawe ceceka mfite umukobwa mwenda ceceka make wumve manza wunyumve icyo mubwiye cyo ni kimwe urari uzajyana inka zihariya amasaka ndayafite ndaje umukozi wese nzajyana niba utamushaka nawe Allo. Umeze ute? Ndumva umerewe neza nta kibazo numva ijwi ryagarutse. Muri bande ko nabamenye? Ntabwo wamenye? Ntabwo nabamenye. Nta mutipe mwari muri kumwe mu minsi ibiri ishize. Niwe wanyize mbese? Ni njye wagukijije. Cya gikomere cyo kuganga cyarakize se? Ndikorerwa nta kibazo. Asha ndumva ari neza numva nta kibazo ufite. Ubusanzwe se wari umerewe ute? Meze neza ubuzima buragenda. Shana guherukaga turi kuvugana nkucikisha ariko nashaka kuganira nawe nyine byimbitse nkanamenya n'ubuzima bwawe byanashoboka Numva utari kubifiringa neza nyine ndumva wenda biragoye kuba wavuza kuvugana nanjye ariko yaza tukareba umwanya tukavugana mweruka cyajye nkucikisha nta nubwo nzi ngo byagenze bite no kugerageza tukareba ko twabonana ubu ufite umwanya ryari se ubundi umwanya kuko nzaboneka wenda nka nyuma y'akazi kuwa gatatu nyuma y'akazi kuwa gatatu kigoroba ok nanjye nzagerageza duhure nubwo mfite ikiraka nzakigerageza sawa reka tubonane kuwa gatatu nta kibazo sawa sawa bitese kari sawa se kwa kundi tunarabuze umva rero ufite inkuru ishushe inkuru ishyushye nanagura akantu subizi amafaranga nari ikibazo mfite ni kimwe ni umukunzi wenyine ariko kuki ukunda kubyina mbere y'umuziki ngiye nguzana inkuru ishushe iyo nkuru ni iyiherera ntacyo nkuteze amatwi nkunda kubahora inshuti yanjye umukunzi wawe wamubuze ndetse naramubonye haba namubonye mu rugo ngo namubonye mu rugo wamubonye mu rugo namubonye mu rugo iwabo ariyo uri inshuti nziza ariyo rwose uri inshuti nziza ntabwo nari kwicara inama ungiriye rero ni iyi njyeyo nonaha cyangwa ibyo ni ibyawe urakoze cyane kunyeza nzakuzirikana bindekera ahubwo reka ngende sawa wihute
usanzwe usukura iki uri kugenda mu masaha y'iki gitondo ndi umupurante witwa nde nitwa Hilariya ndabona cya gikomere cyarakizuye kwikanga nta kibazo mara ntabwo naje nko kwa kundi yasurana naje ndeba none mu isura isanzwe sibyo ese ni ngombwa nanjye umenye izina ryanjye nta kibazo mwanyibwira nitwa Jeff murakoze kumwibwira nese wenda umuye nawe uri mu nzira ndabona unihuta wenda tuzabona tukana birambuye ariko se ubundi ubu ufite umukunzi